mani nigeze kujya nyine kurongorwa n'umuntu uri kumva umuntu usanzwe no singamenye ko we akunda kugira ute kurongoza urutoki no birangije arakinda nyine umutipe mba yandowe singiye kubona mbona nyine imboro arayifashe nyine ayikuyemo mbona ashyizemo intoki ndavuga ati n'uwo karabaye nyine nsa nk'uwikangamo noneho ko mwaba ari kuzishyiramo nyine yinjiza gutya njye nahise ubwoba bw'uko inzara nyine ziri bonjome kumbi nta nzara ngira agenda ashyiramo gutya akuramo nageze muri cya gihe yarancumise arancumita umuntu yagucumita ariko ukajya wumva uri kuyumvira ahangaha kandi ari intoki zonyine ukajya wumva uri kuzumvira umva yarancumise nibwo nahise mvuga ati to n'urutoki narwo ruraryoha ntabwo uburyohe bubakumbura gusa ntimukazajya nyine ufata nyine ngo witwaze ngo uburyohe bubakumbura gusa n'urutoki narwo urarurunguza ukamucumita neza fureshi ukanabunyaza ibintu bikagenda neza icyo gihe uwo muntu yarancumise acumitisha intoki twagiye gukora agaturu ka kabiri agiye kuyikiramo nkajya mubwira ati hoya nyine ntabwo navugaga nta rukuntu nyine ibintu biba byakuryoheye kuva uburyohe bwawe bwinshi no kuvuga bikakunanira njyewe namufataga akaboko nkamwikururira nkamufata akaboko yajya kugafatisha imboro y'ingata nkakurura nyine nkasa nkaho mfata udutoki twe tubiri ndi kumusinyara nyine byanjumidishije intoki ndavuga ati mu buzima yajya no kunyaza akazifata gutya agakubitaho nyine gutya ndavuga ati noneho mu buzima karabaye niba ari ikintu cya mbere kiba kiryoha ni kiriya kintu nizere ko mwabyumvise kandi n'utabizi ndagusaba nyine uyu munsi iri joro ugenda ubikurikirane nyine uze kuza kubikora ubikoresheje wawe cyangwa se umugore wawe uze kuza kubigerageza nyine wumve ejo mu gitondo uze kubyandika muri comment uvuge ngo nabibonye gutya cyangwa se nabibonye gutya uzahita umbwira usanga ari wane uzangurira akantu ndabasaba rero komeza kudukurikirana aho twereka ko mudukunze mukora subscribe like na comment na share bye bye.